Ese waba wari uzi ko buriya nugumya gucumbikira ubunebwe umunsi umwe uzisanga uri munsi y'umurongo wibereye rwose mu bukene bukabije cyane, kubera ko akenshi na kenshi buriya ubunebwe ni indwara ikomeye cyane kandi ituma benshi basazira mu bukene. Buriya kandi nanone nta mafaranga wazigira winjiza igihe cyose ugifata ubunebwe nk'ikintu gisanzwe, kuko akenshi na kenshi buba bukururira umuntu kujya mu kiringiti, kwigira mu kirago ukijyambira ukaruhuka, ndetse igihe cyose ugahora wibwira ko unaniwe ukeneye igihe cyo kuruhuka. Nyamara ibihe byo kuruhuka byinshi uruhukamo abandi baba barimo kubikora biteza imbere bakora bataruhuka. Nyamara ukeneye kuruhuka, uruhuka wakoze iki? Ubunebwe ni uko bumera, ni uko butekereza, ufata ibintu bikabireba mu buryo bucuramye. Niba ari ugukora akazi, wowe ugatangira mu kuruhuka abandi bagatangira gukora. Tangira utekereze ko rero ukwiye guhindura imyumvire ndetse urusheho kuba wanoza ibyo ukora, kandi igihe cyose ujya wibwira ngo va muri ibi, ubu ni ubunebwe, va ku bunebwe. Buriya rero bitangira kenshi na kenshi umuntu agira ubunebwe, akiga nabi bikarangira n'akazi abonye ntako, bigakomereza mu kazi yanga gukora akazi agasuzugura, bigakomereza mu kwigaya ndetse n'imitekerereze iri hasi cyane, adashaka gutekereza ibintu ngo ibi yatekereza bizinesi ngo yizamvuna, agatangira gutubya bizinesi ashaka iyamworohera. Rero buriya ubunebwe ni nk'icyorezo, jya ubufata nk'indwara. Ubwenge nabwo kandi kuri we bwaba nk'ikizira, kuko ubwenge buriya bubona ababuvunikiye, ni nk'ubutunzi. Ibyo ni ibintu bibona biyushya kuya. Igihe rero utari muri abo, bibagirwe. Ikibazo gihari buriya abantu benshi cyane batinya kuvuga ubunebwe mu izina, ndetse rwose ugasanga nk'ababyeyi bamwe baravuga bati rwose umwana wanjye yigira intege nke, ari mu buryo bwo gusasira iryo jambo nyine ryo kumva atamwita umunebwe, ariko ugasanga nawe impamvu ni ukubera kwibera, nawe ni uko azi ko nawe agira ako kantu k'ubunebwe n'indwara. Rero akenshi na kenshi ni indwara umuntu wese aba abizi ko izamushyira mu bukene, ndetse akajya abyirengagiza abizi ko azakena, cyangwa se igihe cyose akimeze uko nk'uko nta kintu azigera yigezaho na kimwe. Abandi bakabyuka mu gitondo kandi muri mu bingano mwese mufite imbaraga, bakajya gushaka icyo bakora bagakora bakiteza imbere, naho undi we agashaka kuryama ngo arimo araruhuka, cyangwa se akumva afite ubunebwe, akumva nyine ako karwara akamurimo ntakarwanye. Buriya kenshi na kenshi ukwiye kumenya ko iyo umuntu arwaye arivuza, kandi nanone wibuke ko hari indwara ujya ukira atari uko wagiye kwa muganga. Buri gihe cyose ntabwo umuntu avurwa n'imiti yo kwa muganga gusa. Rero indwara y'ubunebwe nayo ikenera kenshi na kenshi kuba wowe ubwawe ari wowe wafata icyemezo, ukavuga uti igihe wumva ufite intege nke zo kuba wagira ikintu ukora ukabyivanamo, ukumva ko ukwiye kujya ku murimo nawe nyine ugakora, ugashaka imibereho. Ubuzima buri aha hanze burakomeye cyane, niyo mpamvu akenshi na kenshi uzasanga abantu benshi b'abashomeri barira, kandi nyamara hari akazi kenshi baba baragiye banga kubera ubunebwe, bakitwaza ngo kari akazi ngo nkakoze banseka. Oya, ntabwo ari uko bimeze, ahubwo ni kwa kundi uba urimo gushaka akazi nyine kajyanye n'ibintu byakorohereza mu gukora, ka kandi katakuvuna. Ariko muri kwa gukurikira bimwe bitakuvuna, ukazageraho ukajya ubona akandi kazi wagakoze, ugaheraho kakajya kagenda kakuzanira, kandi n'abantu bakamenya kuri uri gukora uri umukozi biturutse kuri ka kazi gatoya ukora. Rero akenshi na kenshi ibyo bantu benshi ntibabikozwa, baba bishakira reka dutangire ubuzima mu kazi gakomeye, duhembwa umushahara munini, duhita dukira, wenda tuzanaruhuke tuzagere kuri byinshi vuba. Nyamara ibi ngibi siko bimeze. Mu ihame ry'ubuzima ibintu bigenda byubakwa buhoro buhoro, abenshi rero ibyo ntabwo babyizera gutyo. Rero ukwiye gutangira kurwanya ubunebwe, ukabwita indwara, ukabuvuga mu izina, ukavuga ko ari ubunebwe. Niba ubonye umuntu afite ikintu cyo kuzarira muri we adashaka gukora, ukamwita umunebwe. Ndetse bikaba byaba ngombwa ko ibintu bijyanye no kumva umuntu ari umunebwe byanagawa, kuko ubunebwe si ikintu cyiza. Urebye umubare munini w'abantu bakururira mu bukene buri mwaka, wakumirwa.
ariko akenshi na kenshi abantu bakagumya banga kubivuga ko ari ikibazo cy'ubunebwe, bakagumya bashaka kubisegura, bashaka kuvuga bati oya ntabwo ari ubunebwe, ni intege nke, kandi akaba afite udutege duke nta kabaraga yigirira. Rero umuntu udukurikira kuri Habigid Nduba TV, ibi tangira ubyumve ko utari usanzwe ubyumva, uhindure imyumvire, kandi niba warakoze like, share na comment, uri umuntu w'umugabo, niba ujya ubikora kora subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro bya buri munsi.